dushimiye Imana muri uyu mugoroba iduhaye akanya ko kuvuga ubutumwa bwiza bumenyesha abantu uburyo ijuru riboneka, bumenyesha abantu uburyo ikibazo umuntu wese avukana, ikibazo umuntu wese afite cyabonerwa umuti. Ikiganiro n'ijuru ntirikorerwa, kandi nge uri kuri mikoro ya mbere nitwa Sanzira David. Muri iki kiganiro rero turaza gufatanya n'abavandimwe babiri. Ndabaha umwanya babanze badusuhuze ariko tunakomeza ikiganiro. Abadukurikiye rero ntimukureho urushinge, bateye amatsiko kubera ko iki kiganiro umuntu aracyumva agakira urupfu rw'iteka, akaba intungane, ibintu bidasanzwe ku isi, bidasanzwe mu makuru abantu bafite. Rero bene data ni karibu, ngaho nimwebwira abatwumva ubundi dukomeze. Cyane n'ubundi kuri uyu mugoroba itanze umwanya mwiza uyu nguyu, umwanya dukunda cyane kandi namwe mudukurikiye tuzi ko mukunda muri benshi. Ni umwanya w'ingenzi, ni umwanya umuntu yakabaye yumva cyangwa se aho umwanya we, kuko tuba tugiye gutambutsa ikiganiro cy'ivugabutumwa bwiza, ubutumwa umuntu yumva umutima ukaruhuka, ubutumwa umuntu yumva akaba mu isi ariko afite ibyiringiro byo kuzabana n'Imana mu ijuru. Ni ngombwa ko rero umuntu abwumva kubera ko ubuzima bwo ku isi ni butoya, umuntu aba ari hano none ariko ejo akaba adahari. Kristo atinze kugaruka urupfu rwo rutwara abantu. Uko waba umeze kose, ubutunzi waba ufite bwose, uko waba ukomeye kose, urupfu ruraza rukagutwara. Ubwo rero umuntu apfa akava hano, nanone hariho kwibaza ati ese hanyuma yo gupfa nzaba hehe, hanyuma yo gupfa nzajya he? Tuzanye rero inkuru nziza ibwira abantu ko umuntu yabona ubugingo buhoraho agihumeka, umuntu akaba mu isi umutima wuhamanya n'Imana ko hanyuma yo kuva mu mubiri azabana na iteka ryose mu ijuru. Nge rero ugiye kubana namwe mu kiganiro nitwa Nahimana Patrice. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Nanjye nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, ariko hashingiye kuri uyu mwanya itanze wo kugira ngo tuganire n'abakunzi ba Fine FM, ariko tuganira ijambo ry'ubutumwa bwiza, ijambo rikiza, ijambo ribohora, ijambo buri wese akeneye kugira ngo umutima we utekane. Yego. Kuko burya ntabwo ushobora gutekana uzi ko ufitanye ikibazo n'Imana. Amen. Burya umutima w'umuntu utekana azi neza ko nta kibazo burya gifitanye n'Imana. Ku uyu mugoroba birashoboka ko umuntu yarara rwose yiyunze n'Imana ku bwa Kristo, agatunga umutima umubwira ko nta kibazo afitanye n'Imana, ndetse ko ari mu isi ariko azi neza ko umunsi yahavuye iwaba ari mu ijuru. Bityo no gupfa ntabitinye kubera ko azi ko aho ajya ari heza. Yego. Nanjye rero ngiye gufatanya na bene data kutambutsa ikiganiro cyiza, nanjye nkirarikira buri wese. Amazina ni Emile Nshimiyimana. Dushimiye Imana ko nyine yashyizeho ubu buryo kugira ngo itabare benshi. Bavandimwe rero, nkuko mwakomeje mubigarukaho, umuntu avukana nyine ikibazo cyo kuba atandukanyijwe n'Imana. Nubwo bwose amakuru atinda gake kuyabona, ariko umutima we uko agenda akura agenda abyiyumvamo. Yego. Uko abyiyumvamo rero bituma yashakisha ikintu cyakemura icyo kibazo. Yego. Ariko kikaba gisaba nanone kubanza kumva ikibazo neza kugira ngo n'igisubizo kize gushakwa nikiboneka kiba ari igisubizo kiboneye gihuye n'icyo kibazo, donc ikibazo gikemuke burundu. Yego. Rero ubwo kuba turi aha ngaha turasobanura ibintu bibiri, ariko n'ubundi bigizwe n'ikintu kimwe. Ni bibiri bikoze ikintu kimwe. Ni ugusobanura ikibazo nyamukuru, ikibazo uko kimeze, ni imiterere yacyo, imvo n'imvano y'ikibazo, kugira ngo ariko nanone
ikibazo cyamara kumvikana tugasobanura naho igisubizo n'uburyo igisubizo kiboneka ku buryo umuntu amaze kumva ikibazo neza n'igisubizo akakibona rwose nawe yashyizeho abona bihura kuko abantu bakunze kujya bavuga ibintu mu buryo butari bwo nabo kubera kwibeshya ku kibazo bakava mu gitondo bakageza nimugoroba babwira abantu uburyo bw'igisubizo ariko kubera ko uri kuvuga igisubizo atabanje kumenya ikibazo bigatuma umuntu ahera mu gitondo abyumva arikaza gutaha nta gisubizo ajyanye kubera ko n'ikibazo atakimenye rero numva twakoresha ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo mu ibaruwa Pawulo yandikiye abera b'Abaheburayo igice cya 8 umurongo wa 5 wa 6 n'uwa 7 hanyuma twanasimbuka tugasoma umurongo wa 12 n'uwa 13 n'ubundi muri icyo gice Abaheburayo igice cya 8 umurongo wa 5 kugeza ku wa 7 n'uwa 12 kugeza wa 13 nibyo muri bibiri ijambo ry'Imana reka bariho mpera n'abavandimwe barasoma mu zindi haravuga ngo umurimo ukorwa n'abo batambyi ni ikigereranyo kiranga ibikorerwa mu ijuru nicyo cyatumye Imana yihanangiriza Musa igihe yari agiye gushinga rya hema ry'ibonaniro iramubwira iti itegereze neza igishushanyo mbonera werekewe kuri uyu musozi muzakore ibintu byose mugikurikije naho ubu umurimo Yesu ashinzwe usumbye kure wabo bandi kuko ari umuhuza w'isezerano rishya ni isezerano rihebuje irya kera kuba ryiza kandi rishingiye ku byasezeranijwe bihebuje iyo isezerano rya mbere ritaza kugira inenge ntibyari kuba ngombwa kurisimbuza irindi rya kabiri umurongo wa 12 na 13 haravuga ngo nzabababarira ibicumuro byabo ibyaha byabo sinzabyibuka ukundi ubwo Imana yavugaga ko iryo sezerano ari rishya kwari ukuvuga ko irya mbere rigizwe irya kera kandi rero ikintu cyiswe icya kera kiba gishaje kikaba cyenda kuvaho burundu Imana ishimwe amen muri Bibiliya yera kandi umurimo abo bakora ni igishushanyo n'igicucu cy'ibyo mu ijuru nk'uko Mose yabwiwe n'Imana agiye kurema rya hema ngo gira umwete wo gukora byose ukurikije icyitegererezo werekewe kuri wa musozi ariko none umurimo Yesu yahawe urusha uwabo kuba mwiza kuko ari umuhuza w'isezerano riruta iryabo kuko ryakomejwe n'amasezerano aruta ayabo iyo rya sezerano rya mbere ryinonosora ntihajyaga kuba hakwiriye gushakwa irindi umurongo wa 12 kuko nzabababarira gukiranirwa kwabo kandi ibyaha byabo sinzabyibuka ukundi ubwo Uwiteka avuze ati isezerano rishya ibyo bigaragaza yuko yashajishije irya mbere kandi igishaje kikaba gikuru kiba cyenda gushira amen hano muri Bibiliya ntagatifu wenda dusoma Bibiliya zose kuko abatwumva hari bagenda bakoresha amabiri yatandukanye hakaba hari ukunda ntagatifu ukundi yera ukundi ijambo ry'Imana icyo gituma natwe tuzikoresha zose kugira ngo iyo ufite yose wisangemo aha mfite Bibiliya ntagatifu iravuga ngo ibyo abo ngabo bakora ku isi ni ibishushanyo bica amarenga y'ibiriho mu ijuru nk'uko Musa agiye kubaka ihema yabwirijwe n'Imana ngo itegereze uzakore byose ukurikije urugero rw'ibyo werekewe hejuru kuri uyu musozi ariko ubu ngubu umuherezagitambo wacu mukuru yeguriwe umurimo uruta cyane uwabo kuko ari umuhuza w'isezerano rishingiye ku byiza bihebuje biruse ibyari byarasezeranijwe mbere iyaba isezerano rya mbere ryarabaye indakemwa ntiriba ryaragombye gusimburwa n'irya kabiri dutaruke dusome 12 na 13 kuko nzabababarira ubuhemu bwabo bwose maze ibicumuro byabo sinongere kubyibuka 13
kuvuga rero isezerano rishya niko irya mbere Imana iba irigize impitagihe. Yego rwose. Ikibaye kandi icya kera n'igisazira kiba kigiye gushiraho. Amen. Ijambo ry'Imana riraryoshye. Uko twasomaga isezerano nabyumvaga. Iyo urebye isezerano, iyo wumvise isezerano, reka tugendeye ku bashaka kubana, burya babanishwa n'isezerano. Gitifu agashyiraho umukono. Ndetse hari n'abandi baciye ku ruhande baravuga bati ibya gitifu ntibihagije, reka dukora ibindi, natwe tugushyirireho umukono. Ariko ikigenderewe ari isezerano ry'imibanire ryo kubana. Rero Imana yashatse kubana n'abantu, ndetse n'ijambo ry'Imana niko ritubwira ko ngo ibineza neza byayo ari ukubana n'abantu. Ntaba bana rero batasezeranye. Nibyo. Nubundi ikora isezerano rya kera ariryo ryabanje, nubundi yashakaga kubana n'abantu. Ariko bakabana hari ibyitonderwa ibiri mu iryo sezerano. Iryo sezerano kaba ari ryo riyobora imibanire y'abantu n'Imana. Nibyo rwose. Abantu bahabwa ibyo bagomba kubahiriza kugira ngo Imana ibarebe neza, ibagirire neza, nabo bamaze gukora ibi. Iryo ni isezerano rya kera. Yego. Turi mu ijambo ry'Imana kandi ikiganiro n'ijuru ntirikorerwa. Nibyo rwose. Ikiganiro n'ijuru ntirikorerwa, turi mu ijambo ry'Imana. Noneho iyo turi kuvuga isezerano mu ijambo ry'Imana, no kuvuga ngo ni iki umuntu asabwa, ese ni iki Imana isabwa. Yego. Impande zombi zumvikanye ibi. Yego. Icyo gihe rero Imana hari icyo yumvikanye n'abantu. Yego. Nimukora ibi, mukubahiriza amategeko yanjye, nanjye nzabaha umugisha. Yego. Inka zanyu zizabyara, zizakamwa menshi, abana banyu bazakura neza, abagore bazabyara neza, mbega abahinzi bazeza, uburumbuke buzaba bwose. Ariko ari uko uzabatera ntazabashobora, ari uko mwubahirije ibi n'ibi. Ubwo ngewe icyo nshinzwe nanjye ni ukubakorera byose hagendeye uko namwe mwashoboye amategeko mbahaye. Yego. Iryo sezerano barihabwa, baravuze ngo Mose amaze kubibasomera, riri mu Kubara igice cya 34 mu Kuva. Amaze kubibasomera baravuze ngo ibyo Uwiteka avuze byose ngo tuzabikora. Nk'ikimenyetso cy'uko bavuze bati natwe duteye igikumwe, turaryemeye iri sezerano, ibi ngibi tubazwa tuzabishobora, tuzabikora. Ariko ntabwo babishoboye. Nibyo rwose. Isezerano Imana kuko yari yanaritanze mu buryo bwo gushaka kubana n'abantu, hanyuma y'isezerano burya ripfuye n'imibanire n'ibyo ryari ryakoreweho n'impamvu yari yariteye, ubwo nayo ivanwaho. Yego. Isezerano iyo habonetse uryica, ubwo ibyari bigenderewe muri ryo. Yego. Ubwo bivaho. Niyo mpamvu na divorce zibaho. Kandi ku bantu bari basezeranye, bari basezeranye kudacana inyuma, bari basezeranye ivangamutungo, none ari guhaha ajyana hanze, bari basezeranye ibintu none umwe yabiciyeho ari kubyangiza. Ubwo rero turatandukanye muri iryo sezerano. Twabonye ko noneho isezerano hano iri ritinonosoye. Ntabwo ryageze ku ntego y'Imana yashakaga, ntabwo ryageze ku ntego Imana yari ifite yo kubana n'abantu, ariko ngo ibane nabo mu buryo bwisanzuye, ibanezererewe nabo bayinezererewe. Nicyo cyatumye rero ivuga iti rero isezerano rirapfuye, dore ryabananiye, ngiye gushyiraho irindi rishya. Iri ngiri ndabona rishaje, nta nicyo rikimaze ku bijyanye n'imibanire n'abantu. Bene data rero njya nshimira Imana yuko amasezerano yabaye abiri, ariko ngashimira Imana ko iri no guhishura isezerano rishya iryo ari ryo. Murafasha abatwumva rero kubabwira ese
irya kabiri ryo ryageze kuki? Mbere yuko tujya kurya kabiri nagira ngo wenda Patrice adufashe ubundi kuki isezerano rya mbere ritinonoso. Ese ni Imana, urumva impande n'ebyiri, hari uruhande rw'umuntu, hari uruhande rw'Imana. Ese ni Imana yishe isezerano cyangwa n'umuntu wishe isezerano? Ntabwo ari Imana yaryishe, ahubwo umuntu nanone kubera kutisobanukirwa niyo mpamvu utekereza ko isezerano rya kera rishingiye ku mategeko warishobora. Ariko kubera ukuntu umuntu ameze, ku mpamvu z'igicumuro cyabereye muri Edeni, twanduye tukacyandura twese witwa inyoko muntu, nta bushobozi dufite bwo gukora iby'isezerano rya mbere rivuga. Iby'isezerano rivuga rya mbere bishingiye ku mategeko, nta muntu wabyubahiriza ngo abishobore, ariko impamvu ni ukubera igicumuro cy'umuntu umwe ari we witwa Adamu cyabaye kibereye muri Edeni, kiba nka pipiniyeri, uwitwa inyoko muntu twese turakivukana. Tuvukana icyaha rero kitwa icy'inkomoko, kidufiteho ubushobozi buturenze. Abantu bakunda kuvuga ngo, basomaga mu Pawulo yanditse avuga ngo nshaka gukora ibyiza ibibi bikitanga imbere. Ahandi Bibiliya ikavuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Iyo bivuze ko bose bakoze ibyaha rero, twese duhwanyije navuga ngo twese tunganya uburyo bw'ubunyacyaha. Nibyo, tunganya uburyo bw'ubunyacyaha. Niyo Pawulo yandika akavuga ngo mu banyabyaha njye nari uw'imbere, ariko nawe twumva uri uw'imbere. Nibyo rwose. Nibyo. Kuko ubundi abantu bose n'abambe, abana biga mu mashuri mato cyane za nasari, yego, wese umubajije wabaye kangahe akubwira ko yabaye uwa mbere. Ariko no ku cyaha abantu bose barakinganya kandi bavandimwe, ni nacyo ikibazo gikomeye nge numva abantu bagize, wenda n'abadukurikiye bajye babyumva neza. Ni ukutamenya iby'icyaha. Yego. Kuko iyo umuntu atamenye iyava ntamenya n'iyajya. Yego. Umuntu yatamenye, wenda abantu batwumva bagiye baca no mu ishuri, iyo umuntu asomye ikibazo ntacyumva, byanze bikunze n'igisubizo kiza gipfu, n'igisubizo kiza ari kibi, ariko ku mpamvu z'uko utumva ikibazo. Ukwiye kumenya ikibazo umuntu yagize gituma aba umunyabyaha. Yego. Kuko ni nayo mpamvu utekereza ko ujya uba umunyabyaha igihe wasambanye, warwanye, wibye, watukanye, nyamara sibyo. Nibyo rwose. Hari ukuntu abantu batwumva bakikanga, umuntu akavuga ati ariko ubwo ni gute naba nabeshye nkaba ntabaye umunyabyaha. Igihe ubeshye n'igihe utukanye n'igihe ukoze ikindi cyaha, ntago ari wo munsi ubayeho umunyabyaha. Yego. Ahubwo ubusanzwe uri umunyabyaha. Yego. Rero twabaye abanyabyaha bishingiye ku ivuko, bishingiye muri kavukire. Ni nayo mpamvu ibyo bintu tudashobora kubikosora ngo byemere. Yego. Amategeko y'Imana rero ariyo avuga isezerano rya kera, kuko dusomye iby'amasezerano abiri. Yego. Amategeko y'Imana yahawe Musa avuga isezerano rya kera, yo deja arera. Nibyo. Avuga Imana ubundi. Yego. Ariko twe turi abantu bononekaye, banduye icyaha. Yego. Niyo mpamvu tutayashobora. Yego. Nkunda ukunda abantu bajya babivuga, baravuga ngo amategeko y'Imana yo ngo ntawayashobora. Nyine nuko ukoze. Yego. Ukoze uburyo bwo kutayashobora. Rero ikibazo warumbajije, ikibazo witwa inyoko muntu yagize, ni ikibazo cy'icyaha twavukanye, kidufiteho ubushobozi buturenze, ku rugero rw'uko ibyo dushaka gukora atari byo dukora. Nibyo. Nta muntu ukunda ibyaha, ariko abadukurikiye bahamya ko ari abanyabyaha. None kuki ibintu wanga ujya ubikora? Iki kibazo umuntu akwiye kukibaza. Ariko impamvu nta yindi, tuba tugira ngo tunayisobanure, ni impamvu y'icyaha kikubamo. Ufite icyaha kikubamo, kigufiteho ububasha, wowe uri inkorera agahato yacyo, ku buryo kiragukoresha. Burya ni nayo mpamvu ibyo wanga ujya ubikora. Ubwo muri make ntabwo umuntu yabashije kubahiriza amategeko y'Imana. Mbese umuntu niwe wishe isezerano. Yego rwose. Ntabwo ari Imana yishe isezerano. Ariko nabwo umuntu kuryica nuko yavukanye icyaha, nuko yavukanye kamere y'icyaha ituma adashobora gukora iby'Imana ishaka muri ya mategeko yayo. Noneho wenda ikindi abantu bakwiye kumenya ku mategeko, Yakobo bivuga mu gice cya 2 umurongo wa 10 na 11 gutyo na 2, yavuze ko iyo witondeye amategeko yose y'Imana ugasitara ku itegeko rimwe uba umaze kuyica. Nabwo abantu bagomba kumenya uburyo Imana itanga amanota kuri iryo sezerano rya mbere. Nta muntu ugerageza, ahubwo wagerageje angana n'uwabyishe byose aho biva bikagera. Ni kwiyo mpamvu nta muntu n'umwe wigeze wubahiriza iryo sezerano rya mbere. Uziko na Mose ubwe Imana yanyujijemo amategeko
yabyishe yarabyishe bigatuma atagera i Kanani nawe wayahawe akayazanira abayisiraheli nawe yarayishe arigaga bavandimwe Bibiliya nibigarukaho ikavuga ngo umutima wa kamere ushobora kumvira amategeko y'Imana. Niba utekereza kuzumvira amategeko y'Imana ukayashobora uzarinda upfa utayumviye ngo uyashobore. Ahubwo twasomye umurongo uryoshye wa 7 hano havuze ngo iyaba isezerano rya mbere ryarabaye indakemwa ntihaba haragombye gusimburwa ngo hazi irya kabiri. Nibyo rwose ntibiba byarabaye ngombwa ko bavandimwe hari n'ukuntu abantu batunze na Bibiliya umuntu akabatunze Bibiliya nk'amasezerano abiri ubundi kuki bigira amasezerano abiri kuki Imana yasezeranye n'abantu irindi bundi kitabarekera irya mbere ariko irya mbere ntago ryabashije kugira abantu indakemwa kutabagira intakemwa nta kundi ni kwa kundi ujye uvuga ngo nta ntungane ibaho. Iyo uvuze ngo ntayibaho ubu wirebeye mu isezerano rya mbere rivuga amategeko ugasanga uri umunyabyaha nyine. Nibyo rwose nyamara tuba tuzanye inkuru nziza y'irindi sezerano Imana yasezeranye sasa. Ubwo kuba dukurikiye wiyumviye irindi sezerano rya kabiri iryo ryavuze ngo iryo rya kabiri ngo nzababarira abantu ibicumuro byabo yego rwose mbahanagureho ibyaha byabo ngo ndetse byose sinzongera kubyibuka ukundi. Wakwiyumvira iryo ntiyagurwa neza cyane rwose wasinya iryo wakwemera izo mbabazi kwisinya ni ukwemera izo mbabazi. Yego rwose ariko nanone Imana ishimwe ko n'irya mbere ryabaye. Yego rwose burya ntabwo umuntu yasaba imbabazi atabanje kwemera icyaha sibyo se. Burya n'imbabazi za nyakubahwa ziherezwa abantu bemeye sibyo se. Umuntu ukiburana ntabwo yahabwa imbabazi. Urumva umuntu watsinzwe n'amategeko watsinzwe n'isezerano rya mbere niwe ukeneye irya kabiri. Aha nk'ikimenyetso cy'uko irya mbere yagaragaje ko atarishoboye. Yego rwose impuhwe zitumye bamushakira iryoroshye. Yego rwose ubwo ikibazo abantu bafite ni ukutemera gutsinda. Yego rwose ubundi gutekereza kukigerageza ni nacyo kibazo ufite. Nibyo rwose ni nacyo gituma imbabazi z'Imana zitakugera. Nibyo rwose nyamara wakabaye wemera ko watsinzwe. Ariko se ubundi iyo uvuze ngo nturi intungane umaze igihe usenga umaze imyaka myinshi mu idini ukora ibikorwa ngo wite iby'Imana ukagumya guhamya ngo ndi umunyabyaha kandi ukabuzi ko nta munyabyaha uzajya mu ijuru. Ese ubwo ntiwumva ko watsinze? Nibyo rwose wakabaye umanika amaboko rero ukemera ko ushingiye ku mategeko y'Imana utayashobora ngo ujye mu ijuru. Nibyo ubundi twakwibwirira iby'imbabazi Imana igira ikakubabarira ibyaha byawe byose ntibyibuke ukundi ntizongere kubyibuka. ariko Imana se yo yagendeye kukitanga ubundi imbabazi. Nanone ibintu bigomba kumvikana. Yego rwose ntabwo Imana yatanze imbabazi yirengagije ibyaha. Yego ahubwo yashatse nanone wihana. Yego mu cyimbo cyacu twebwe tutashoboye amategeko. Kubera ko muri rya sezerano ntabwo hari harimo kubyirengagiza ahubwo hari harimo kuhana. Nibyo rwose Bibiliya irabivuga ngo ibimbo by'ibyaha ni urupfu. Urumva Imana nk'umucamanza utabera urupfu rwagombaga kuboneka. Ariko Imana mu rukundo yadukunze idushakira Yesu wari ufite gupfa urwo rupfu rwacu ariko akongera akazuka akongera akabaho. Sibyo hanyuma rero Imana imurangirizamo igihano yari yarateguriye umuntu. Noneho imaze kukimurangirizamo niho yahereye noneho itanga izi mbabazi. Igihe yavanga ibyaha byacu n'ubugome bwacu ntizabyibuka ukundi. Ng'igisezerano rya kabiri ariko rishingiye nanone ku cyo Yesu yakoze. Icyo Yesu yakoze si ikindi nuko yitambitsemo hagati akavuga ati aba bantu batsinzwe nibyo nanjye sinenda kuvuguruza Imana ahubwo nje nkuje gukora igihano Imana yabakatiye kugira ngo Imana nk'umucamanza ibone ikiheraho itanga imbabazi. Imana ishimwe ariko nanjye ko yampaye kuzakira. Nanjye nuko biranejeje n'ukuri. Iyo umuntu avuga rero ngo ari mu isezerano rishya ubwo uwo muntu ni umuntu wababariwe ibicumuro bye byose. Ibyo Dawidi yavuze ngo ni umunyamahirwe. Umuntu wabariwe ibicumuro bye byose ngo ibyaha bye bigatwikirwa ngo ni umuntu w'iteka atabaraho icyaha. Uwo ni wo. Yego abadukurikiye muvandi baba bakwiye no kubyumva neza.
ubundi isezerano rya kera rifite ibintu byinshi byari birikubiyemo binashingiye ku mategeko, harimo ko no kugira ngo umuntu ababarwe ibyaha bye igihe gito cyangwa se umwaka umwe byasabaga igitambo mwene data uzana ukakizana ukakirambika ikiganza mu ruhanga, ibyaha byawe bikimuka bikakijyaho, bakagikera kikazira wowe, nibyo rwose, ibyaha byawe bigatwikirwa umwaka. Urumva ibyo bintu nabyo ntitwari kujya duhora tubona intama bavandi, ariko Imana ishimwe ku isezerano rishya. Yohana abonye Yesu yaravuze ngo noneho nguyu ntama w'Imana, noneho uza agakuraho ibyaha by'abari mu isi. Rero abantu bakeneye kwemera ko Kristo Yesu ari we wabaye igitambo gikuraho ibyaha by'abari mu isi. Ahandi mu Baheburayo hakavanga amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha. Ni mu gice gikurikira iki ngiki, mu gice cya 9 umurongo wa 22. Yego mwene data, Imana rero ishimwe cyane abatwumva. Niba utekereza ko uzasabira ibyaha imbabazi bikakuvaho, ntabwo bishoboka. Umuririmbyi ngo naho warira ukicuza ukanababara, ngo ntibyari ibicumuro byawe, ngo dore impongano ikwiriye ibyaha byawe ni amaraso ya Yesu masa. Isezerano rishya rero rivuga amaraso ya Yesu, ni nazo mbabazi Imana yatanze. Ariko Patri, usobona ikintu cyiza, ariko umuntu utekereza ko ababarirwa buri munsi, we umufitiye ubuhe butumwa? Uwo nawe nyina byibeshyaho, uwo nawe byibeshyaho kuko ntabwo Yesu ahora apfa buri munsi. Yesu yabaye igitambo gitambira ibyaha by'abantu rimwe ngo bibe bihagije iteka ryose. Yesu rero ntabwo ari igitambo gikuraho ibya buri munsi, ahubwo ni igitambo gikuraho ibyaha byawe. Hano Imana twasomye ngo sizongera kubyibuka. None se uhakanye intebe y'imbabazi se, ko abantu bavuga ngo Yesu arakicaye ku ntebe y'imbabazi? Niko David intebe y'imbabazi. Uzi ko abantu bavuga ibizira batabizi. Uzi gufata Yesu umaze imyaka 2020 azutse, ukavuga ngo aracyari ku ntebe y'imbabazi ku musaraba, kuko intebe y'imbabazi ni umusaraba. Aracyabambye se? Yaguye ku musaraba azira ibyaha byanjye, azira ibyaha byawe uri kutwumva, ariko ari Imana imukoze ityo imwishe, iramuhana, ariko arahambwa. Ku munsi wa gatatu Imana imuzura nk'igaragaje ko igihano yarari guhanwa kirangiye. Iyo ubyemeye ubusinya isezerano cyane rwose. Kandi iyo ntebe y'imbabazi, kuko abantu baravuga ngo irakicaye ku ntebe y'imbabazi, nk'abahora basaba imbabazi buri munsi. Ariko none wa murongo uvuze mu Baheburayo uravuga ngo amaraso atavuye. Niba ujya usaba imbabazi zidashingiye ku maraso, zaba atarizo, kuko amaraso atavuye ntihariho kubabarirwa. Yesu rero ntawe uramena amaraso, yayamennye rimwe kugira ngo bibe bihagije iteka ryose. Sinzi niba tutasangira n'abatwumva, iyo ikiganiro kigeze aha ngaha kiraryoha abantu kandi ni nako abantu nabo bashaka ngo batange ibitekerezo. Turababwira rero wenda nimero bahamagaraho, hanyuma ariko dushobora no kubabwira n'indi boherezaho message. Guhamagara bashobora guhamagara kuri 0784 42 57. Wenda mwatanga indi bakoherezaho message. Ubutumwa bugufi babushyira kuri 07 83 46 4800. Subiramo 0783 46 4800. Tubibutsa ko ubwo ari ubutumwa bugufi. Hanyuma guhamagara ni 0784 42 57. Reka twakire uyu mukunzi wacu. Allo. Muraho neza. Muraho. Ndi kubw'Imana mu karere ka Kirehe. Witwa nde? Ndi kubw'Imana mu karere ka Kirehe. Yego, kubw'Imana. Ibyo bintu byose muvuze ni ukuri, hataza kuba isezerano twari gushira iteka ryose. Nibyo rwose. Yesengera muri eteri. Yego. None se kubw'iryo sezerano wahindutse iki Eliel? Rwose narahindutse kuko iyo ritaza kubaho nari gukiza iteka ryose. Aha, ntugiciriyeho iteka se? Ntabwo giciriyeho iteka? Ntabwo giciriyeho iteka kubera isezerano rishyashya twamenye amaraso. None se ubura umukiranutsi? Rwose ndasiganirwa kujyayo. Urasiganirwa kujyayo? None se ubwo iryo siganwa rizarangira ryari? Urebye Yesu akimara kuba ari ku musaraba byahise birangirira aho ngaho. Byarangiriye aho. Niki cyarangiye? Sobanurira abantu. Ni ukuvuga ngo ibyaha byose byarangiye aho, hubikije no kumenya uburyo nanjye nitwara. Ibyaha byawe byarangiriye ku musaraba wa Yesu. Ariko
turacyarwana nabyo nyine ntabwo byabura. none se kukirwana nabyo kandi byarandangiye ubwo nturi kwivuguruza sobanurira abakumva neza. Yagiye ariko ntacyo ubwo na nimero ye twayibonye abantu baza gukomeza kumufasha. Ni 0784 akatwakire. Amahoro. Amahoro. Yefashimwe. Yesahimbazwe. Ni kuri Fine FM. Wahageze? Ndo umuvandimwe witwa James Karongi. Yego James. Nanjye nyine ndashima Imana yuko nanjye nyine nisanze muri iryo sezerano rishya. Yego. Ubwo urumva ko nyine nanone nanjye naje kumenya ukuru Yesu nyine yapfuye ariko nyine aziragiwe. Yego rwose. Ubwo nyine niyo mpamvu nanjye mpamya nkiza amanga kuko nyine nanjye naje kwisanga ko nanjye navutse bwa kabiri. Yego. Ubwo urumva yuko nyine nanjye mba numva ko nta kindi kintu mbega cyahesha umuntu gukiranuka atari uko mbega umuntu yamaze kugera mu isezerano rishya. None se James, Karame, isezerano rishya nyine risobanura iki kuri wowe? Mbega isezerano rishya kuri njye icyo risobanuye ni uko mbega njyewe Yesu mbega mbere njye natwarwaga n'amategeko, ariko amategeko aza kuntwara ariko amategeko ananiye nza kumenya yuko hari umuntu nyine waje kuyashobora nyine bituma nanone maze kumenya ko hari umuntu waje kuyashobora. Yego rwose. Asigaye nyine ndamwizera, maze kumwizera mbega ibyaha byanjye arabifata noneho nanjye mfata mbega gutungana kwe. Amen, amen. None ga wafasha iki abantu bagihanganye n'amategeko? Ubwo urumva yuko rero reka ntabwo umurongo n'abandi bantu nyine bakomeze kumenya nyine nabo ukuntu bamenya nyine Yesu. Urakoze usuze bini data bikarongi. Yego. Bawa. Arishimye cyane umuvandimwe. Fine FM, allo. Allo. Oui, allo. Mwiriwe neza. Kuri radio. Kuri Fine FM wahageze? Kuri Fine FM. Yego. Nitwa Mugenzi Joseph. Yego Joseph. Mwirwamagana mu murenge wa Muyumbu. Yego rwose. Eno cyane nacumbeze kiranshimisha cyane. Bose mukomeza mubwira abantu ko amaraso ya Yesu ariyo atwezaho ibyaha byose. Yego. Joseph, wowe se ayo maraso yakwejejeho ibyaha? Ibyo byaha nyine none se ko yamenetse kandi ko nta bindi bitambo. Igitambo kari we wabamuze umusaraba. Nibyo nizera. Uri umukiranutsi se ubwo? Ucyanuka burya ntabwo wapfukumya kuri umucyanutse. Yesu Kristo niwe wambamwe ku musaraba. Nyine kuko yakubambiwe se? Ayo maraso akakwezaho ibyaha ubwo imbere y'Imana uri iki? Imbere y'Imana nemera ko igihe nikigera. Ndi imbere yayo aho ari ibyaha byanjye byose. Kuri ubu ngubu se nyine ntiwemera ko ubwo imbere y'Imana nta cyaha Imana ikubaraho kubwayo maraso? Yabimbara yitese kandi amaraso ya Yesu yaramenetse. None umuntu Imana itabaraho icyaha yitwa icyubwo? Ndagira mumfasha aho hantu, ndagira nani mwonyine mumfasha. Mbo umuntu ugaragaye se mu rubanza nta cyaha kimuhama yitwa iki? Yitwa umwere. Ubwo si imbere y'Imana nyine huri iki? Abari umukiranutsi, iyo nta cyaha afite abari umukiranutsi. None se ubwo hari icyo gifite nyine kubwa Yesu? Nta rubanza mfitanye nawe. Nta rubanza gifitanye n'Imana kubwa Yesu. Kubwa Yesu Kristo nta rubanza mfitanye n'Imana. Niba nta rubanza nyine ubwo uri iki imbere y'Imana? Imbere y'Imana ni umwana wayo. Tugiye mu rubanza nyine bwo mu rubanza ugaragara nk'iki imbere y'Imana? Tugiye mu urubanza rwararangiye ntabwo naje mu rubanza. Nashobora kurutsinda se kandi warutsinze ahari. Nyine hashingiye ku cyo Yesu yagukoreye. Ku kijyanye n'urubanza ugaragara nk'iki imbere y'Imana nicyo nakubaza. Garagara nk'umukiranutsi imbere yayo. Urakoze. Abakiranutsi bazaba he? Bazaba mu bwami bwayo. Bazaba mu bwami bw'Imana. Uko niko umuntu abona ijuru nyine ku bwa Yesu. Ijuru ku bwa Yesu Kristo, ijuru uwizeye amaraso ya Yesu Kristo ko yameneye ku musaraba. Ijuru abarifite rwose. Ntumva se ko nawe ubwo urifite nyine?
nanjye ndizera ko ndifite ku bwa Yesu ariko ku bwa Yesu Kristo ntago ku bwanjye indirimbo ivuga ngo Uwiteka umucamanza yego yambonyeho amaraso urayizi oya nase ko yamburaniye akansindira yego rwose akamenera amaraso ugira kindi hunge nabura namburana iki kandi oya nta rundi rubanza mfite Imana ishimwe gubwa neza rero mugira amahoro umuhora kuri radio ni muri amasaha kuwa kane saa 12 kugera saa 1 yego ku cyumweru naho saa 1 kugera saa 2 ngeza mwero rwose ndabahamagaye maranyita batubaganira uze no kuduhamagara nyuma y'ikiganiro dukomeze tuganire no mu gikari yego murakoze mugire umugoroba mwiza nawe gubwa neza katwakire mwene data Damascene ndabona ari uhamagaye allo yagiye ego ntabwo byakunda uwanditse message ati reka tubanze twakira uyu yego Fine FM allo muraho namwe nitwa nayo Theoneste yego Theoneste Imana yatanze umwana wayo w'ikinege akadupfira ku musaraba kugira ngo tugire imbabazi z'ibyaha byacu yego Theone uherereye ariko kutatubwiye aho uherereye uherereye ndi Kigali muri Gasabo mu murenge wa Nduba akagari ni Gasanze okay komeza rero bari ndimo kurikirana ikiganiro cyanyu yego kariya ijambo ry'Imana riravuga ngo twese twakoze ibyaha ntitwahitira ubwiza bwacu yego ariko nanone wibuke yuko Yesu yitanze ku musaraba kugira ngo abe igitambo mbega we yabaye incungu kuko niwe waducunguye ubu twari tuzize ibyaha byacu niwe yego Theone ivuge nkawe ku bwawe ubwo noneho byakumariye iki byo byatumye nanjye ubwanjye nunguranye nawe ko yemeye kumwitangira kuko njye nta kintu nari kubona mbitangaho ugaragara uti imbere y'Imana kuri ubu imbere y'Imana ngaragara nk'umukiranutsi ariko nanone tutirengagije yuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo aracyari ku ntebe y'imbabazi byanditse he ariko iryo jambo ibyo twabisobanuye yayivuyeho intebe y'imbabazi Yesu yagiyeho n'umusaraba yabambweho aho ni Imana yatangiye imbabazi ahubwo iyo wizeye uwabariwe by'iteka ryose kubera ko atazongera gutambwa ntazongera kugupfira igitambo cyatanzwe rimwe n'Imana iracyemera itanga imbabazi z'iteka ryose yego no kuvuga ngo impamvu nari mvuze iryo jambo nuko mu kanya numvaga namwe muri kuri ku mudo nkavuga nti byose nanjye nagira icyo ndivugaho ariko twavuze nyine ko intebe y'imbabazi Yesu yayivuyeho ahubwo Theoneste niba yizera ko yababariye ibyaha bye byose arahirwa kuko uwamubambiwe rimwe n'uwamugenzagaho ibyaha n'Imana yego imuhereza imbabazi z'iteka ryose icyo wasabwaga ni ukubyizera Imana yavuze ku murongo twasomye 12 igice cya 8 cy'Abaheburayo ngo ibyaha bya Theoneste n'ubugome bwe ntago izongera kubyibuka ukundi iyo wizeye Yesu ntago Imana yongera kwibuka ibyaha byawe ukundi bitewe nuko icyatumaga dukora ibyaha cyo ntaho cyagiye kuko ni Satani waturegaga niwe wadushukaga ibyinshi tubikora dushutswe nawe ihangane ntabwo Yesu yaje waramaze gukora ibyaha wari utaranavuka ahubwo yaje utaravuka ahubwo agupfira mbere yuko unabaho kandi apfira ibyaha byawe byose utari wanabaho kugira ngo ahubwo nuvuka uzizere ko wababariwe ntabwo Yesu yapfuye umaze gukura ugeze ku rugero runaka rwo gukora ibyaha ngo apfire ibyo umaze gukora ahubwo yagupfira utaranavuka kandi abipfira byose kugira ngo nuvuka ahubwo uzemere ko wababariwe kubwo igitambo cyatanzwe muri Kristo Yesu yego
noneho rero yego yabwiriye njye ntaranavuka birumvikana, ariko basogokuruza bacu batubanjirije kuko hari ibyo bari barakoze byatumye nawe abambwa ku musaraba. Oya, ibyawe nibyo yazize. Nubyumva neza wumve ko ari ibyawe yazize kandi yabizize utaranavuka. Ndabyumva. Ibyo rero uyu munsi ihangane gato honest. Kwizera Yesu no kwizera ko yamenye amaraso nk'impongano y'ibyaha byawe byose utari wanabaho. Wabyizera ahubwo Imana ikakuraho urubanza rw'ibyaha kuzageza upfuye uvuye mu no mubiri. Ibyo ndabyumva kuko yabikoze ntaranabaho nk'uko bivuga. Icyo usabwa noneho rero nuko ubyizera, ukwizera ko wababariwe. Ntago Yesu ahora apfira ibyaha byawe buri munsi. Yego. Yabipfiriye rimwe, ahubwo byizere ubeho warababariwe by'iteka ryose. No kwakira imbabazi zatanzwe kera utari wanavuka. Ibyo ndabyumva. Ntabwo ari zo usaba buri munsi uko ukoze icyaha. Urimo kubyumva. Ndimo ndakumva rwose. Kubera ko rero dufite nabandi ku murongo, reka twakira abandi ubwo uze kuduhamagara na nyuma dukomeze tugusobanurira. Urakoze. Yego. Urakoze cyane. Ndabona mwene data no yongeye Damascene. Allo Fine FM. Allo. Yavuyeho. Gatwakira undi, ndabona ari Claire. Ntabwo bikunze nawe. Harimo akabazo. Wadusomera nubwo nyine igisubizo yagiye kibona, ariko none se kuvuze ngo Imana ntikicaye ku ntebe y'imbabazi. Uvuze ko umuntu uguye mu cyaha uyu munsi nta mbabazi yahabwa. Ese wowe uyu munsi wa none iyo uguye mu cyaha ubigenza ute? Uwo ni umwe. Message zo ni nyinshi. Message ni nyinshi. Ntihagira umusubiza rero. Urumva n'ubundi twari twabisobanuye na kare. Twasobanuye ko imbabazi z'icyaha zose zigomba amaraso. Yego. Amaraso rero akuraho icyaha cyose wakora cyangwa se wakoze. Na amaraso ya Yesu yamenekeye igorogota. Yego. Izindi mbabazi utekereza rero zidashingiye ku maraso ntizibaho. Nibyo. Niyo mpamvu turi kukubwira ko nyamara Imana Yesu yamennye amaraso kugira ngo babarwe ibyaha byawe byose hatavuyemo na kimwe. Nibyo rwose. Hano hari uwabajije ngo none se ngo ubwo twemerewe kwikorera ibyaha uko twishakiye? Wowe umaze gusinya isezerano rishya wumvishe imbaraga zo gukora ibyaha zigwiriye ku buryo ubikora uko wishakiye? Musubize yitwa Nizeyimana. Yego rwose. Ntabwo umuntu yaba yamaze kuba intungane hanyuma ngo ajye yikorera ibyaha uko yishakiye. Yego rwose. Ahubwo nyine umuntu yamaze kuba intungane. Mbere se ko twageragezaga kandi nyine tutanafite kubishobora. Yego. Noneho twaba tugira amahirwe tukaba intungane, akaba aribwo dukora ibyaha. Ibyo bintu ntibishoboka. Urakoze cyane. Dusuhurize abakiranutsi b'Ikarongi. Nibyo nanjye ndabayambiriye cyane na bene data bose badukurikiye n'abakunda ikiganiro cyacu. Amahoro. Reka twakire n'uyu. Allo Fine FM. Allo, mwiriwe neza. Mwiriwe. Nitwa Mutaganda Emmanuel. Yego. Nerereye mu murenge wa Ndera. Yego. Ikiganiro cyanyu nagikurikiranye. Kivuga ku isezerano rishya n'irya kera. Yego. Ariko naje kugira confusion iteye ubwoba. Wagize akabazo? Yego. Ngewe nsenya mu idini rya ADP. Yego. Ariko iryo torero amahame tugenderaho rimwe na rimwe iyo tujya mu masengesho ya buri cyumweru habaho umwanya wo kwihana. Kandi mwatubwiye yuko Yesu ari we mpongano y'ibyaha byacu. Yego. Hano nagize ikibazo ndavuga nise ko iyo tugeze mu kanya ko kwatura cyangwa se kwihana imbere y'Imana tuvuga bimwe na bimwe twahuye nabyo tumye wenda ducumura ibyo twita gucumura.
ese nkaba numva kandi Yesu ari we gitambo, ariko nubwo tubyemera undi we gitambo nkuko niwe tuba tubwira ibyo byose, muvuga yuko atake ku ntebe y'imbabazi yayivuyeho. aho hanageze ikibazo. Ukiraho ntuve ku murongo, biratuma n'abandi barushaho kumva gusobanukirwa ibyo. Yego. Iyo mwaturiranye ibyaha, iyo murangije, hari igitambo mubona kiza kubikuraho? Oya, sibyo kuvuga ngo amaraso ya Yesu akwezi. Buretse gatoya, ayo maraso so ahita ameneka ako kanya mubivuze? Ni ukubyizera. Aha, yamenetse ryari? Yamenetse rimwe. Icyo gihe ameneka nibwo Imana yatanze imbabazi. Ntabwo uwo munsi aribwo Yesu amena amaraso kugira ngo ibyo byaha bibabarirwe. Ahubwo icyo gihe Yesu yitamba ku musaraba, nibwo Imana yaguhaye imbabazi. Nibwo yaduhaye imbabazi. Nawe urimo uyu munsi icyo wananiwe ni ukuzakira. Amagambo uvugana na mugenzi wawe ntiyagukuraho ibyaha. Amaraso Yesu yamennye kera, atamena uwo munsi mubivuze. Niyo yagukuyeho ibyaha. Reka mwunganire. Ubundi kuvuga ibyaha byasaba ko ubona ubibwira utagira icyaha bikamwimukiraho, nk'uko ababivugaga babivugiraga ku itungo ritagira icyaha. Noneho ubibwiye akabizira, ariko akazira ibyawe hatari mwike na kimwe. None wowe uri kugenda ukabimubwira, nawe akakubwira ibyo mukabisiga, mbega mukabihanahana. Ubwo se uza kubihanirwa ninde ngo amena amaraso maziranenge nyine yo guhongerera ibyo muvuze? Impongano ikintu ugomba kumvamo, impongano y'ibyaha ni amaraso, si byo? Ni amaraso. Okay, amaraso rero ntameneka uwo munsi muri kubivugana. Mbese impongano ni ikiguzi mu yandi magambo cy'ibyaha, ni amaraso, si byo? Nayo azira inenge. Ntameneka rero muri kubibwirana. Mbega ibyo byaha ntibyishyurwa imbere y'Imana kuko mubibwiranye. Ahubwo Yesu yabyishyuye kera igihe yatangaga ikiguzi cyabyo, ariyo maraso yamennye. Yego. Iyo ubyizeye rero utunga umutima ukubwira ko wababariwe. Yego. Ntabwo uhora ubabarirwa buri munsi. Yego. Wababariwe umunsi ikiguzi cy'ibyaha byawe cyatangwaga. Yego. Cyatangwaga. Wari wegeze uvuga ibintu bigendanye ngo n'igicumuro, ngo muracumura. Yego. Aho twasomye ku murongo wa 12 havuze ngo kuko nzabababarira ibyaha byabo byose. Yego. Maze ibicumuro byabo sinongere kubyibuka ukundi. Kubyibuka ukundi. Ni Imana yabivuze. Yego. Yego. Imana yarabikubabariye byose ku rugero rw'uko yo itakibyibuka. Yego. Impamvu wowe ubyibuka ni uko utemeye imbabazi z'Imana. Yego. Ubwo imyaka maze ntabwo nemeye imbabazi z'Imana. Nazo wemeye. Niyo mpamvu izo yaguhaye wazanze, uhora usaba izindi. Ubu none ahangaha ngomba kumenya imbabazi z'Imana. Ariko se ntiwazumvishe noneho? Mu by'ukuri nabyumva, nazumvishe pe. Wumvishe iki noneho? Icyo numvishe yuko Yesu Kristo ari we mu ngano z'ibyaha byacu, ari we watukuriyeho icyaha. Vuga ibyawe ibyaha byanjye. Kubwa amaraso ya Yesu ndi umuragwa w'ijuru. Amen. Icyo njye nashakaga gusobanukirwa, ni wa mwanya wa hato na hato wa twa tundi tumwe duhoramo. Ese two nta kintu twatwara ubugingo? Urakoze cyane. Utwo ngutwo se twaba tutari mu byo Yesu yakwishyuriye igihe yapfaga? Turimo. Niba turimo none se niba turimo nyine. Yewe, murakoze cyane. None se ijuru urariraranye se? Ijuru urariraranye? Ijuru ryo rwose nahoraga nzi ko ndimo kurihirimbanira kwishaka. None wumvishe se utararihawe ku bwa Yesu? Numvishije ahubwo narihawe, ahubwo ndimo mvunika kandi ari ndifite. Kubera ubutamenya gusa, ariko none urariraranye? Oya, ndarifite. Harya wavuze ko witwa nde? Nitwa Emmanuel. Atanga nimero za telefone. Turaziruzi ziyerwa na 56 tuzakuvugisha. Yego rwose. Yego, murakoze. Emmanuel, isezerano urasinye? Araryemeye. Ugubwe neza Emmanuel, reka twakira abandi. Yego. Murakoze cyane. Amahoro. Mani shimwe. No kumuntu akizwa. Ntekereza ko uretse ko twariho tuvugana n'uyu, ariko hari abandi bari kutwumva. Baracyahamagara. Reka tubamahirwe iminota iri kwihuta. Yego. Fine FM, allô? Allô? Oui, allô?
mwiriwe neza, ninde tuvugana? ntabwo kuri batsinda. Yego. None se Yego. nagira ngo nanjye mbabaze tubaze pe. Yego. mura mu byumba by'amasengero. Yego. mura mu butayu n'ihana ibyaha. Yego. ibyaha noneho n'ihana bihora ko biba ari byari. Yego. ejo n'ihana ngo Imana imbabarire igihungira nkabisubiramo. Yego. ariko bakatubwira ngo nimutihana ngo murarinde ndetse tugahura n'ubwoba bwo kuba tuzajya mu muriro. Yego. ariko ngende kumva muvuga uti nimwemereye Yesu ijuru murarisa. Alphonse, karama ibihano by'ibyaha ni ukubivuga cyangwa ni urupfu? Ibihembo by'ibyaha cyangwa se ibihano by'ibyaha ni ukubivuga cyangwa ni urupfu? Si urupfu? twashaka kukubwira yuko ibihano by'ibyaha ni urupfu, kandi urwo rupfu nirwo Kristo yapfuye ubwo yamenyaga ko Alphonse azavuka akajya akora ibyaha, hanyuma arabyishyura kugira ngo Imana itazibuka ibyaha bya Alphonse ukundi. yarabyishyuye, kandi uramutse wanze ko yabyishyuye nawe nta bundi bwishyu uzigera ubona. Nibyo. ubwo bishatse kuvuga ngo rero twebwe turabera mwere imbere. Amena. noneho ibyo bindi baratubwira se babiture badutera. Ni ukutizera, uko ni ukutizera. hari indirimbo ujya uririmba y'120 ivuga ngo Satani yakwibukije gukiranirwa kwawe. Ni Satani ukwibutsa ibyaha kugira ngo akwihebeshe udakunda Imana, utisanzura ku Mana nk'umubyeyi wawe, ariko ubundi Imana dosiye y'ibyaha yayirangirije muri Yesu, nta dosiye y'ibyaha ikikubaraho. Yemeza umutima udashidikanya, wumva ukuntu uba intungane, umwana w'Imana utagawa, uwera mu maso y'Imana kuva ubu kuzageza iteka ryose. ubu nta kindi sabya ni kwemerera Yesu ko yapfiriye ibyaha. Nta kimeze. nta kindi. Ijuru ukabura ribonye. nizera icyo nkagihana. Ijuru ukabura rifite rwose. Gubwa neza. Nezerwa rati. murakoze rwose. Urakoze. Message ni nyinshi. Yego, twakira message. Turi buzisome kubera ko ni nyinshi, ntabwo twazisoma zose, ariko umuntu aragenda azibasubiza cyangwa tunavugana ku ruhande kubera ko iminota yo murabona ko yagiye. Ntekereza ko kubera ko tuzifite message n'amanimero yabo buriya turayafite. Yego. Dufite umunota umwe, nta kundi twabigenza. Nta kundi twabigenza. Ariko twahereza ahubwo abakunzi ba Fine FM amanimero bakomeza kuduhamagaraho mu gikari. Yego. Mu kiganiro ijuru ntirikorerwa, nimero yanjye ni 0783464800. ni David. Nanjye Nahimana Patrice, washaka kumpamagara akeneye ibindi byo gusobanuza, nimero yanjye ya telefone ni 078167 Nshimiye Imana Emile ni 0784425257. Hanyuma abashaka kubona ibiganiro byatambutse bajya kuri YouTube channel yacu ijuru ntirikorerwa TV, biriho babisangaho. Niki tuzagishyiraho ufunguye biri kurangira azagishake kuri YouTube yacu. Yego rwose. Abo twabanye bose mu kiganiro turabashimiye. Imana ishimwe ku bwa Yesu. Amen.